Ni gute imibonano ihuza ibitsina ishobora kukwiba no kukunyaga ahazaza hawe? Bavuga ko umugabo iyo yishora cyane mu guhuza ibitsina aba atakaza ubushobozi bwe, aba asa n'uterera imbaraga ze inyoni. Ibi byaba bisobanurwa gute? Abagore ko ari bo bungukira cyane mu ihuzwa ry'ibitsina, ibyo bihurira hehe no kuba abagabo benshi bahorana n'abagore badatera imbere? Kubera icyo abagore ari bo bungukira cyane mu bikorwa? Nitwa Samuel Mugisha. Menya byinshi ku bibera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, urasubscribe nonaha. Niba utarayikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko imibonano ihuza ibitsina ishobora kukwiba ahazaza hawe heza kandi ikakuvomamo imbaraga igihe uri umugabo. Umugore yungukira iki mu kuryamana n'umugabo? Umukobwa cyangwa se umugore iyo aguhaye igitsina cyangwa se umubiri we, buri gihe agutwara icyerekezo n'ahazaza hawe. Ibyo biba gake gake, gusa byakugora kubibona. Buri uko uhuza ibitsina cyangwa se ihuza ry'ibitsina ribayeho nk'igurana, umugabo niwe utakaza byinshi kandi bikomeye ugereranyije n'umugore. Kuri iyi si dutuye hari ubwoko bubiri bw'abagabo. Umugabo wa mbere, umugabo wubaka ahazaza he. Ubwoko bwa kabiri ni umugabo cyangwa se abagabo bafata ahazaza habo bakagurana ibyishimo by'akanya gato. Bene ubu bwoko bwa kabiri iyo bibwe ntibanabimenya. Kwibwa mvuga si amafaranga yabo, ahubwo ububasha bwabo n'ubushobozi bwabo. Ntabwo yigeze gufatira imbunda ku mutwe, nta nubwo yamenye umuryango w'inzu yawe ngo abashe kukwinjirana mu nzu cyagiye nijoro. Gusa igihe muryamana yagutwaye inzozi zawe, yagutwaye ububasha bwo guhanga amaso yawe ibintu bizima birimo intego zawe. Yagutwaye imigambi ikugeza kure, kwishyira ku murongo, ndetse gutwara n'ahazaza hawe mu buryo bw'ubukungu. Gusa hari igice kibishye cyane kuri iyi nkuru. Wowe nk'umugabo niwe wamwihereye byose ataguhatiye kubikora. Ubu ni ubujura bucecetse kandi bushukana, nyamara bubaho buri munsi. Inzirakarengane z'abagabo zibwira ko ziri kwishimisha, ariko bari kubavoma, bari kubasigamo umwuka wonyine, bari kubasigamo ubusa. Ntabwo wari witeze guhura n'inkuru nk'iyi uyu munsi. Gusa ibyo ni byiza kuko hano tumenya byinshi ku bibera mu isi. Ni gute imibonano ihuza ibitsina ikwiba ahazaza hawe? Rimwe, igiciro cy'imibonano ihuza ibitsina y'ubuntu ni intego zawe. Wahuye n'umukobwa arakwiha wese ntacyo aguciye, umugize umugore nta stress, ntacyo bikubwiye, nta mpungenge. Iyo muhuye ni ukwishimisha gusa, uburyo utekereza ko watsindiye imari muri ubu buzima. Nyamara winjiye mu mutego mutindi uzagushibukana rimwe. Buri gihe iyo uri kumwe nawe, uri kumwe n'uwo wita umukunzi, muhujwe n'irari gusa, uri gutakaza amasaha, akira akaba iminsi, amajoro atabarika, uri kwirukanka kwishimisha cyangwa se kwishimisha mubiri, aho kwirukanka ku iterambere ryawe. Ngaho ngo yanze kugufata kuri telefone, ngaho waraye ukanuye muri kuvuga ubusa ngo muri guteretana. Ubyuka wakererewe buri gihe, amahirwe aragucika uyu munsi, ejo bikongera. Ubwonko bwawe burarangaye. Utekereza kuri kwishimisha cyangwa se kwishimisha ukoresha umubiri w'uwo mukobwa, mugore, nyamara ari kukuvomamo ubushobozi bwawe bwo kwita ku bintu bizima. Ari kukwiba igihe, ari kukwiba inzara ugirira intsinzi mu buzima. Buri uko uryamanye n'umugore utakaza imbaraga mu gihe we zimwuzura, zikamwuzura. Hari impamvu indwanyi zabayeho mu mateka z'akataraboneka, abateramakofi beza twigeze tugira, abami bahambaye batwaye isi cyangwa se bategetse isi, bose hari impamvu bifataga ku ngingo y'ihuza bitsina. Bari babizi, bari bazi neza ko imbaraga zabo, gufungura amaso kwabo, ububasha bwabo, byose bituruka mu kugenzura ubushake bwabo n'ibyo bararikira. Uko usohoye utabyitayeho, utakaza byinshi birenze ibisukika, ibisohoka. Uri gutakaza umurava, imbaraga, uburakari, imbaduko, ibintu biranga abagabo ubusanzwe bageze ku gasongero k'ubuzima bwabo muri iyi si. Ibintu byose ukeneye ngo ube hejuru y'abandi mu buzima uri kubitakaza. Ariko jya unyuzamo unamurebe, ararabagira nawe umunsi ku wundi. Uko mutandukanye, aba afite akanyamuneza, afite imbaraga.
yahindutse umunyembaraga mu gihe wowe uhinduka umunyantege nkeya uko bwije n'uko bukeye. Utekereza ko ari iyihe mpamvu bavuga bati buri nyuma y'umugabo wagafashe haba hari umugore? Kubera iki? Kubera ko akusanya imbaraga ze zose ubundi akazikuba zikaba nyinshi. Aho ni ku mugore n'umugabo bubatse. Umugore ashyigikira umugabo we. Aho ni kuri nyina cyangwa se mama w'umubyara, aramurera. Behind every successful man is a woman. Ariko se bigenda gute iyo umuhaye imbaraga zawe akazijyana ahandi? Yagutwaye amafaranga gusa wowe watekereje ko ari urukundo. Buri gihe bitangira ari udufaranga duke duke umuhereza, udufaranga two gutega ngo aze akurebe, umugurira ibyo kurya bya saa sita, impano za hato na hato. Biratinda bigahinduka ukajya umwishyura inzu yo kubamo, ukamusigisha inzara, ukamukoreshereza imisatsi. Wakunda guhamagara ngo ngize akabazo umuhaye 2,000 buri cyumweru. Wabimukoreye wibwira kuri gushora mu mwana wawe, umugore wawe, ariko sibyo. Yo kwibya amafaranga wakoreye, nyamara we ntiyigeze agushoramo. We yaguhaye iki? Niye mpano yaguhaye yigeze anakogushesha umusatsi? Igisubizo ni hoya. Byose wabimukoreye ngo akunda bimwiza kurushaho, kugira ngo umugabo uzamutwara ugiye kuzamugutwara azamukunde. Nyamara uwo mugabo azaba wa wundi ukurusha kuba maso no gukora intego ze, aho gushora mu bagore n'abakobwa. Yangirije imyaka yawe none ubu yaragutaye, ntabwo mukiri kumwe. N'abagabo bangahe bahaye imyaka yabo y'ingirakamaro abagore, abakobwa batari bafite na gahunda n'imwe bo yo kugumana nabo. Yakwibye igihe, akwiba imbaraga, amabyiruka yawe wayataye kuri we, ariko aranga araguta yishakira andi mahitamo meza, rimwe na rimwe atari na meza kukuruta. Uyu munsi wowe uracyari mu myaka ya 30-40, uri gutangira bundi bushyashya. Nyamara we aratekanye yageze ahazaza he, ari kumwe n'undi mugabo, musore. Abagore wowe urabazi ngo bimeze bite? Igihe cy'umugore muri kumwe kiba ari gito cyane, gusa igihe cy'umugabo cyatakaye ni icy'agaciro gakomeye. Watekerezaga ko ari umwizerwa, nyamara wowe wari uw'agahe gato kuri we. Abagore n'abakobwa bamwe ni abakunzi b'igihe gito, bahura n'abagabo mu gihe cy'akanya gato bakabavanaho ibyo bashaka, hanyuma ubuzima bugakomeza. Nyamara wowe utekereza ko muzabana iteka buri gihe. We ababizi ko atari iby'igihe kirekire akakureka. Wowe wari umugabo w'agahe gato mwarimo. Ubwo yabonaga uwo yitaga ko ari uw'ahazaza, cyangwa se namubona, ibyo niba azaguta rwose kandi ntazigera areba inyuma. Ubuzima bwawe bw'ahazaza ni ingenzi cyane kuruta umubiri w'umugore. Abagabo benshi bagurana ahazaza habo iminota mike yo kwishimisha. Uzasubire mu mateka ubaze Samusoni muri Bibiliya. Uyu mugabo yari afite imbaraga zidasanzwe, nyamara Delila umugore yitwaje urukundo n'ihuza gitsina arabimwambura. Nibaze Salomo, umugabo mu banyabwenge isi yagize. Bibiliya, ubwami bwe yabutakaje kubera umugore. Abagabo badasanzwe barahirima igihe cyose batabasha kugenzura irari ryabo. Nawe irebe nonaha, umaze gutakaza ibingana iki kugeza uyu munsi? Kanguka mbere yuko bitinda. Nukomeza gucuruza igihe cyawe, imbaraga zawe, amafaranga, gushikama kwawe ku ntego zawe, ibyo byose ukabigurana igitsina, rimwe uzakanguka ubone ko abandi bagabo mwatangiranye ubuzima hano ku isi basigaye bakura imbere. Uzabona ko konti yawe ya banki iriho ubusa. Uzabona ko inzozi zawe zitabaye impamo. Ikibabaje hejuru ya byose, abagore batakaje igihe cyawe bose bazaba bari kumwe n'abagabo b'indoto zabo beza, naho wowe uzaba uri hehe? Ni ukuvuga ngo kuryamana n'umugore si ubuntu nk'uko tubitekereza. Buri gihe nigurana, ibintu ni bibiri. Urunguka ikintu muri ibyo cyangwa se utakaze buri kimwe kubera byo. Bizagusaba guhitanamo ubwenge. Niba iki kiganiro kigukoza ahantu, nawe urabizi icyo gukora. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora.
andika ijambo rigira riti yohereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubaha amasomo y'ubuzima n'ibindi biganiro byinshi nk'ibi. Ntibibagirwe guhereza ikiganiro like, uragisangiza abandi mu magurupu ubamo nabo babashe kubona amasomo y'ubuzima. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda cyane mwebwe mushyigikira, naho ubutaha.